Mu myaka ibihumbi ishize abantu bagendaga n'amaguru, abandi bakagenda bicaye ku makarito akururwa n'inka cyangwa se amafarasi. Inzira zari nyinshi, ariko muri izo nzira zose nta nzira n'imwe yabaga ari inzira ikoze neza nk'inzira nyabagendwa z'uyu munsi. Urwo rugendo rwabaga rugoye, urugendo rwose rwabaga ari nk'icyumweru cyangwa se amezi, bitewe n'aho umuntu yerekezaga. Umuhinzi yashoboraga kujyana umusaruro we ku isoko awutwaye ku mugongo cyangwa se ku ifarasi. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe amavu n'amavuko y'izi modoka zikoresha amashanyarazi zabaye iruhumbirajana mu mihanda yose y'isi. Nge tugiye kubana, nitwa Didier Panda. Iyi ni Electro Power Academy, aho ushobora gukura ubumenyi butandukanye cyangwa se amasomo menshi cyane ku bijyanye n'ururimi rw'Ikidage. Kaze neza. Isi itaratera imbere ngo izemo ibinyabiziga, ingaruka zari nyinshi cyane ku bantu bakoraga ingendo. Mu gihe gutwara abantu n'ibintu byabaga bigoye kuko byasabwaga kwifashisha imbaraga z'inyamaswa cyangwa se iz'abantu. Umwanya wo gukora byinshi wari muto, kugenda byasabaga imbaraga nyinshi n'igihe, ariko byose byaje guhinduka dore uko ikoreshwa ry'ibinyabiziga ryatangiye. Ubushake bwo kugabanya imvune no kwihutisha ingendo byatangiye gukura mu bantu, kandi iyi myumvire yagiye itera imbere mu binyejana bitandukanye, dore uko abantu batangiye ubuhanga bwo gukoresha amagare ndetse n'amato. Mu bihe bya kera abantu bagendaga bifashishije amaguru cyangwa se bifashishije inyamaswa, ariko bagize amahirwe yo kuvumbura amagare cyangwa se ibikoresho bigizwe n'amapine abiri cyangwa se amapine atatu akururwa n'abantu cyangwa se inyamaswa, dore uko ubuvumbuzi bw'imashini za mbere bwatangiye. Hari mu kinyejana cya 18 ubwo ubushakashatsi bwari bwageze ku rundi rwego, hatangiye kuvuka ibitekerezo bishya, maze mu 1769 Nicolas Joseph Carnot, Umufaransa, hari mu kinyejana cya 18 ubwo ubushakashatsi bwari bwageze ku rundi rwego rwo hejuru, hatangiye kuvuka ibitekerezo bishya, maze mu mwaka wa 1769 Umufaransa Nicolas Joseph Carnot yari imodoka ikoresha umwuka ushyushye, véhicule à vapeur mu gifaransa cyangwa se steam engine mu cyongereza, ariko yari ifite ibibazo nko kugenda buhoro, gushyuha cyane ndetse no gutinda kwaka. Nyuma yaho impinduramatwara ku nganda zaratangiye, Industrial Revolution mu kinyejana cya 19, inganda zatangiye gutera imbere cyane. Ubuvumbuzi bwa steam engine cyangwa se moteri zikoresha umwuka bwazanye impinduka zikomeye mu buryo abantu batwaragamo ibintu. Iyi moteri yatumaga ibinyabiziga n'amato atwara imizigo myinshi mu buryo bworoshye kandi byihuse bitandukanye n'inyamaswa. Byakomeje gutyo bidateye kabiri, haje gukorwa imodoka ikoresha moteri y'amavuta, combustion engine. Ubwo ubushakashatsi ku mashini ya moteri y'amavuta, essence cyangwa se mazutu bwari butangiye, by'umwihariko bwari ubuvumbuzi bwa Carl Benz. Aha hari mu 1846 nibwo imodoka ye ya mbere ya moteri yari ikozwe. Iyi modoka yakoze amateka kuko yahinduye burundu uburyo bwo kugenda. Mu gihe abantu bari basanzwe bagendera ku magare hifashishijwe inyamaswa cyangwa se izindi mbaraga z'umubiri w'umuntu, imodoka ya Benz yatangije ibihe bishya byo kugenda byihuse kandi mu buryo bworoshye. Iyi modoka ya mbere ya Carl Benz izwi nka Benz Patent Motorwagen yakozwe mu 1846. Yari ifite umwihariko w'ingenzi ugereranyije n'izindi zayibanjirije, ugereranyije nk'iyakozwe na Nicolas Joseph Carnot cyangwa se izikoresha steam engine cyangwa se moteri y'umwuka. Dore ibintu by'ingenzi byayihaye umwihariko. Bimwe mu bintu by'ingenzi byayihaye umwihariko harimo imikoreshereze ya moteri y'amavuta, petrol gasoline engine. Benz Patent Motorwagen yari imodoka ya mbere gukoresha moteri ikoresha amavuta, moteri ya auto 4-stroke internal combustion engine. Ibi byari impinduka zikomeye kuko imodoka z'ibanze nk'iyo ya Nicolas Joseph Carnot zifashishaga imashini ikoresha umwuka ushyushye, steam engine ngo twabivuze hejuru, zishingiye ku bushyuhe bwinshi butari bworoshye kugenzura ndetse no gukoresha. Imashini ya Carnot yari ikeneye igihe kirekire cyo kwaka kandi yagendaga buhoro cyane, ariko moteri ya Benz ikoresha amavuta yo yari ntoya, yoroshye gukoresha kandi yakaga vuba, bitandukanye n'ibibazo bya moteri ya steam engine z'icyo gihe. Mu bindi bintu byayihaye umwihariko harimo ko zari imodoka nto ndetse n'izoroheje. Imodoka ya Benz yari nto kandi yoroheje ndetse inoroshye mu buremere kurusha izikoresha umwuka ushyushye, steam engines. Izindi modoka za steam engines zari nini kandi zikenera ingufu nyinshi n'ibikoresho bikomeye kugira ngo zikorwe no kugira ngo zigendeshwe.
patent motor wagon byarorohaga kuyigenderamo kubera umubare muto w'ibice byari biyigize. Bimwe mu bindi byayigiraga rurangiranwa harimo gukoresha moteri imwe gusa. Imodoka ya Benz yakoresheje moteri imwe ikora ku byuka by'amavuta, itandukanye n'uburyo bwa steam engine cyangwa se moteri yakoreshaga umwuka. Moteri ikoresha umwuka zakeneraga ubushyuhe buvuye mu gutwika amazi kugira ngo habeho ingufu. Ibi byari bivuze ko imodoka ya Benz yari yoroshye gukoresha kandi nta buryo bwo gutwika no gushyuha byari bikenewe mbere y'uko itangira kugenda. Bimwe mu bindi bintu byagiraga rurangiranwa harimo ibikoresho n'uburyo bwo kuyigenzura. Benz yashinze imiterere y'imodoka z'iki gihe, yari ifite uburyo bwo kugenzura umuvuduko ndetse no gutambuka neza mu mihanda. Ibindi binyabiziga byo mu bihe bya mbere nka Carnot steam engine byari bitaranozwa mu bijyanye n'imigendekere y'ibinyabiziga, bikagorana kuyobora ndetse no kugenzura umuvuduko neza. Bimwe mu bindi bintu byayigiraga igitangaza harimo ubushobozi bwo gukora ingendo za buri munsi. Imodoka ya Benz yari ikoze mu buryo bwemera kuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Urugero, umugore wa Benz, Bertha Benz, yakoze urugendo rw'ibirometero 106 mu 1848, igaragaza ko iyi modoka ishobora kugenda intera ndende neza. Byemeje ko iyi modoka yari igikoresho gifatika mu gutwara abantu. Muri make, imodoka ya Benz patent motor wagon yazanye ishingiro ry'imodoka z'iki gihe. Ikoreshwa rya moteri y'amavuta, koroshya uburyo bwo kuyikoresha no kuba yarabashaga gukora ingendo za buri munsi. Ibi byahaga umwihariko ugereranyije n'imodoka zabanjirije iterambere ryayo. Iyi modoka ya Benz yoroheje ubuzima, ibintu biraryoha, maze mu gihe gito abantu batangira kugura amamodoka ku bwinshi. Nyuma ya Carl Benz, abandi bantu batandukanye bahise batangira gukora no kunoza imodoka mu buryo butandukanye, barimo nka Henry Ford wamamaye kubera gukora imodoka za mbere mu buryo bw'ubucuruzi buhagije mu kinyejana cya 20. Ford yakoze uburyo bwo gukora imodoka nyinshi ku giciro gito binyuze mu mikorere y'uruganda rukora byinshi icyarimwe, assembly line. Ibi byatumye imodoka zigera ku bantu benshi, bigatuma zitangira gusimbura. Uburyo bwose bwo kugenda bwari bushingiye ku maguru n'inyamaswa. Iyi nzira y'iterambere ry'imodoka yagabanyije cyane igihe cy'ingenzi cyo kugenda mu bintu byinshi bitandukanye, byongera ubuhahirane ndetse n'uburyo bwo kubaho bw'ikiremwa muntu buriyongera. Ubundi ikiremwa muntu gitangira gutera imbere binyuze muri iyi nzira. Imodoka zaraje zoroshya ubuhahirane, zoroshya ubuzima, ariko abantu bagenda batekereza ibirenze ibyo, maze bidateye kabiri umuntu aratekereza none hatekereza ko yakora imodoka y'amashanyarazi. Ni gute hadutse imodoka z'amashanyarazi? Ari nayo topic yacu y'uyu munsi. Impamvu zatumye abantu batangira gutekereza imodoka z'amashanyarazi ni nyinshi. Iya mbere harimo gukemura ibibazo by'imodoka zikoresha ibindi binyabutabire. Imodoka za mbere zakoreshaga moteri z'amavuta nk'izakozwe na Carl Benz ndetse n'iza steam engine cyangwa se za moteri zikoresha umwuka, zagiraga ingorane zikomeye mu mikorere yazo. Izo zikoresha amazi y'umwuka ushyushye, steam engines, zabaga zikomeye kandi ziremereye cyane, zifite ibibazo byo gutwara ibintu biremereye kandi zabaga zikeneye gukonjeshwa buri gihe, zikanasohora imyotsi myinshi. Na imodoka zikoresha amavuta petrol zifite ibibazo by'amavuta no kuba zarasohoraga imyotsi myinshi, zikaba zaranatezaga urusaku rukabije. Bitewe n'ibi byose, abantu batangiye gutekereza ukuntu babaho batangiza ikirere. Dore ibyiza by'imodoka zikoresha amashanyarazi. Imodoka zikoresha amashanyarazi ntizikeneye gukonjeshwa cyangwa gushyushya amazi. Ikindi kandi ntizatangaga urusaku cyangwa se ngo zisohore imyotsi ihumanye. Byari byiza cyane ku ngendo mu mijyi, cyane cyane mu mijyi y'abantu bifite. Ibibazo bya bateri byari byarahangayikishije abantu cyane. Bimwe mu bindi bibazo izi modoka z'amashanyarazi zakemuye harimo ibibazo bya bateri byari byarahangayikishije abantu cyane. Ikoranabuhanga rya bateri ryari ritaratera imbere cyane mu gihe cya mbere. Muri iki gihe cy'imodoka zikoresha amashanyarazi, imodoka zakorwaga n'abantu nka Thomas Edison na William Morrison zagerageje gukoresha bateri, ariko zigifite ibibazo byo gukora ingendo ndende kubera igihe gito bateri zamaraga zigifite umuriro. Nubwo bateri z'amashanyarazi zitatumaga izi modoka zikora ingendo ndende, abantu bari basobanukiwe ko zishobora kuba igisubizo cy'ibibazo by'umwanda ndetse n'ibikomoka ku mavuta. Bimwe mu bindi bintu byatumaga izi modoka zidasumbwa harimo iterambere rya tekinoloji ry'abandi bashakashatsi. Mu kinyejana cya 19, abantu nka Gaston Plante yabashije gukora rechargeable battery cyangwa se batiri ushobora gucaginga ukongeramo umuriro. Imodoka z'amashanyarazi zagurishwaga cyane mu myaka y'1900, hagana mu mwaka w'1900 no mu mwaka w'1910.
imodoka zikoresha amashanyarazi zatangiye kugenda zikundwa cyane cyane mu mijyi nka New York ndetse na London. Izi modoka zari zoroheje kandi zoroshye kugenzura, gutwarwa, kuyoborwa ndetse no gukata kurusha izindi modoka zose zari zarabanje. Kuki imodoka z'amashanyarazi zatangiye kugabanuka? Izi modoka z'amashanyarazi zari zije koroshya ibintu kandi zikunzwe. Igihe cyarageze zitangira kugabanuka. Nubwo imodoka z'amashanyarazi zari zikunzwe mu myaka ya mbere yo mu 1900, Henry Ford yakoze impinduka zikomeye igihe yagerageje gukora imodoka z'amavuta internal combustion engine ku giciro gito. Byatangiye mu mwaka wa 1908. Ford Model T yaje ku isoko ku giciro gito cyane ugereranyije n'imodoka zikoresha amashanyarazi, kuko zagendaga zigura menshi kubera bateri zazo. Maze agana mu mwaka wa 1920, abaturage benshi batangiye kwitabira imodoka zikoresha amavuta kubera imikorere myiza ku rwego rwo hejuru rw'ingendo, kubera ko abantu benshi b'icyo gihe bakoraga ingendo ndende no kugura ku giciro gito, kandi n'ikoranabuhanga rya pompe za essence ryari rimaze gukwirakwizwa ahantu hose. Muri iyo myaka yose imodoka zikoresha amavuta zarayoboye karahava, maze nyuma y'igihe gito imodoka zikoresha amashanyarazi ziragaruka zirongera zisubiza isoko. Mu myaka y'1970, hamwe n'ibibazo by'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli n'ihindagurika ry'ikirere, abantu batangiye kongera kwibanda ku modoka z'amashanyarazi nk'igisubizo kirambye ku mihindagurikire y'ikirere ndetse n'ubuzima bwiza. Imodoka zikoresha amashanyarazi zagarutse ku isoko mu buryo bukomeye ku kinyejana cya 21, aho ubuvumbuzi bwa bateri z'ubwoko bwa lithium ion zatumye zongera kugira ubushobozi bwo gukora ingendo ndende, zaba nk'izo za Tesla zageze ku isoko mu myaka y'2000. Imodoka z'amashanyarazi zaragiye ziba nka virusi ku bantu, maze abantu benshi cyane batangira kwitabira imodoka z'amashanyarazi. Dore bimwe mu byatumye abantu bitabira gukoresha imodoka z'amashanyarazi. Icyambere, harimo tekinoloji yateye imbere. Bateri zigezweho zikoreshwa mu modoka z'amashanyarazi zishingiye cyane kuri bateri za lithium ion batteries. Izi bateri zikora neza kandi zifite ubushobozi bwo kubika ingufu z'amashanyarazi igihe kinini, bikazemera kugenda intera ndende. Dore ibiranga bateri zigezweho muri iki gihe: ubushobozi buhanitse bwo kubika umuriro, high energy density. Bateri za lithium ion zizwiho kuba zifite ubushobozi bwinshi bwo kubika ingufu ugereranyije n'izindi bateri zisanzwe. Ibi bivuze ko imodoka z'amashanyarazi zishobora gukora urugendo rurerure n'umuriro umwe. Hari izishobora kugenda kilometero 400 kuri 600 mbere yo kongeramo undi muriro. Mu bundi buryo bwatumye abantu bakoresha izi modoka cyane harimo kongeramo umuriro byihuse, fast charging. Ikoranabuhanga rigezweho mu gushyiramo umuriro ryateye imbere cyane. Bateri za lithium ion zishobora gushyirwamo umuriro ku buryo bwihuse kuri uno munsi wa none, aho kuyishyiramo umuriro byihuta bishobora gutuma umuriro wa bateri wongerwa mu minota hagati ya 30 ndetse na 60 gusa, bitewe n'ubwoko bw'ibikorwa remezo biriho, charging capacity na charging station. Mu bindi bintu byatumye abantu bitabira izi modoka harimo kuramba no gukora igihe kinini, long life cycle. Bateri z'amashanyarazi za lithium ion zishobora gukomeza gukora neza mu gihe kinini, zifite ubushobozi bwo gukora neza nyuma yo gushyirwamo ndetse no gusohorwamo amashanyarazi inshuro zirenga 1000 mu gihe zitwaye neza. Mu bindi kandi abantu bakundiye izi modoka nuko izi bateri zazo zifite uburyo bwo kongera kubyazwamo ibindi bintu, recycling and reuse. Ubundi buryo bwatumye abantu bakomeza kwitabira izi modoka ni ukubera ko izi bateri zazo zifite uburyo bwo kongera kubyazwamo ibindi bintu, recycling and reuse. Bateri zigezweho zigenda zirushaho kuba byoroshye kongera kuzibyazamo ibindi bintu nyuma y'uko zitagikoreshwa mu modoka. Amakuru menshi agaragaza ko mu myaka iri imbere uburyo bwo gusubiramo bateri bugiye gutera imbere kurushaho, bigatuma habaho gukoresha neza ibikoresho nka lithium na cobalt. Bikaba bisanzwe bigira ingaruka ku bidukikije bicukurwa. Mu bundi buryo butuma izi modoka zikomeza kuba ikimenya bose kubera bateri zazo harimo kurengera ibidukikije, environmental impact. Nubwo bateri za lithium ion zigabanya imyuka ihumanya iva mu modoka, zikoresha ibikoresho biva mu butaka nka lithium, cobalt ndetse na nickel. Hari ibitekerezo byinshi bivuga ku buryo bwo gucukura ayo mabuye bikaba bigira ingaruka ku bidukikije. Ibyo bisaba ko hagira uburyo bushya bwo gukoresha ibikoresho byimbitse byongerwa mu bushobozi bwo kubyazwamo ibindi no kongera gukoresha lithium mu bindi bintu byiza byo gukoresha izi bateri, harimo ubushyuhe n'umutekano, thermal management and safety. Bateri za lithium ion zigezweho zifite uburyo bwo guhangana n'ibibazo by'ubushyuhe bukabije, bigatuma zikomera kandi zikagira umutekano cyane mu gihe zikoreshejwe neza. Hari ikoranabuhanga
ryo kugenzura no gukurikirana ubushyuhe rishobora gufasha gukomeza kugenzura ko bateri zidashyuha cyane bikazirinda guturika cyangwa se kwangirika. Mu bindi bintu bituma abantu benshi bakomeza kwitabira gukoresha izi modoka z'amashanyarazi, mu bindi bintu bituma abantu bitabira izi modoka harimo ubushakashatsi bugezweho emerging technologies. Harimo gutekerezwa ku buryo bwo gutunganya bateri za solid state zishingiye ku gukoresha electrolyte zikomeye aho gukoresha lithium ion. Izi bateri zitezweho kuba zishobora gufasha imodoka z'amashanyarazi kugenda intera ndende ndetse no kongera igihe zimara zigikoreshwa. Ni ikoranabuhanga rigitezwa amaso menshi kuko rishobora kuzakemura ibibazo bimwe bikigaragara muri bateri za lithium ion kubera ubwiza no koroshya ubuzima bw'izi modoka zikoresha amashanyarazi. Leta zitandukanye zahise zitangira gushyiraho ingamba zishyigikira ikoreshwa ry'imodoka z'amashanyarazi. Nko mu gihugu cy'u Rwanda, leta y'u Rwanda yafashe ingamba zikomeye mu guteza imbere ikoreshwa ry'imodoka zikoresha amashanyarazi electric vehicles. Muri izo ngamba harimo kwemeza politike y'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi mu 2021 aho imodoka zikoresha amashanyarazi, bateri ndetse n'ibikoresho byo gusharija byabaye ibicuruzwa bidafite umusoro ku nyongeragaciro VAT zero rated. Byongeye kandi ibiciro by'amashanyarazi yifashishwa mu gusharija imodoka byashyizwe ku rwego rw'inganda, hagatangwa n'ibiciro bigaragara kandi biri hasi cyane. U Rwanda rukomeje kandi kwinjiza ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi mu modoka rusange, aho intego ari uko 20% by'imodoka zitwara abantu mu gihugu zizaba zikoresha amashanyarazi bitarenze umwaka wa 2030. Hari ibikorwa byinshi bigeze kure harimo nko gukora ubushakashatsi ku modoka z'amashanyarazi nka bisi n'ibindi binyabiziga bya rusange. Hari kongerwa kandi charging station cyangwa se ahantu bongereramo umuriro muri izi modoka. Kwihutisha imikorere y'izi gahunda bizafasha u Rwanda kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli, cyane cyane ko izo ngufu zibituruka kuri peteroli zituruka hanze y'igihugu kandi zikaba zihenze, ndetse bizanafasha no kubungabunga ibidukikije. Yego mu Rwanda hari ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi byamaze kugera ku isoko, cyane cyane moto ndetse n'imodoka z'amashanyarazi nk'iza Volkswagen. Ni kimwe mu bigo byamaze gutangira gukorera mu Rwanda, aho hashyizweho gahunda y'imodoka zikoresha amashanyarazi mu rwego rwo kugabanya umwuka uhumanya. Ikigo gikora moto z'amashanyarazi nka Ampersand kimaze kugera kure, kikaba kimaze kugurisha moto zigera ku bihumbi byinshi, ndetse hakaba hari Safi Moto nayo ikora ibikorwa nk'ibi byo gukora no gutanga moto z'amashanyarazi. Ibindi byakozwe no gushyiraho ibikoresho byo gusharija izi modoka ndetse n'amamoto mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane muri Kigali, kugira ngo bikoreshwe neza. Ibi birafasha mu kwihutisha gahunda leta yihaye yo kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Si igihugu nk'u Rwanda gusa, igihugu cy'Ubudage cyashyizeho uburyo cyorohereza abashaka gutunga electrical vehicles cyangwa se imodoka zikoresha amashanyarazi. Leta y'Ubudage ifite ingamba nyinshi zo guteza imbere imodoka zikoresha amashanyarazi electric vehicles. Dore zimwe mu ngamba z'ingenzi. Muri izo ngamba harimo politiki y'ibikoresho by'amashanyarazi. Ubudage bufite gahunda yitwa Charging Infrastructure Master Plan 2 igamije kwagura no guteza imbere imiyoboro y'ibikoresho byo gucunga amashanyarazi ku buryo bworoshye kandi bwihuse. Iyi gahunda isaba ko imiyoboro y'amashanyarazi yitabwaho mu buryo bujyanye no kwiyongera kw'ikoreshwa ry'imodoka z'amashanyarazi. Ibindi leta y'Ubudage ikora kugira ngo yorohereze abantu gutunga izi modoka harimo amafaranga y'ubufasha. Leta itanga amafaranga y'ubufasha yo kugura no gushyiraho ibikoresho byo ku mashanyarazi mu ngo ndetse no mu bigo by'ubucuruzi. Abafite ingo bashobora kubona kugera ku mayero 10,200 yo gushyiraho ibikoresho, mu gihe abacuruzi b'ibikoresho bikenera amashanyarazi bashobora kubona kugera ku mayero 5,000,000. Mu bindi bintu leta ikora kugira ngo yorohereze abashaka gutunga ibinyabiziga, igenamigambi ryo gufasha abakozi. Hari gahunda zitandukanye z'ubufasha mu rwego rw'ubukungu zishishikariza abakozi kugura imodoka z'amashanyarazi. Ibi birimo ibyifuzo by'ubusugire mu misoro ku bantu bafite imodoka z'amashanyarazi, cyane cyane mu myaka 10 y'ibanze y'ikoreshwa ry'izi modoka, gusonera imisoro ku bafite electric vehicles cyangwa se imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Abemerewe gutwara izi modoka z'amashanyarazi bagira amahirwe mu gutsindira amasoko ya leta, bakabasha kuzikoresha mu buryo bwihariye nko mu byapa byihariye, bemerewe guparika ku buntu. Mu bindi bintu leta ikora kugira ngo yorohereze abantu gutunga izi modoka harimo gufasha mu bushakashatsi. Leta y'Ubudage igira uruhare mu bushakashatsi ku buryo bwo gukora ibikoresho byo ku mashanyarazi no kubyaza umusaruro ibitekerezwaho. Ibi bifasha mu guhangana n'ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu mashanyarazi. Ni ibihugu byinshi byese bifata iya mbere bishyira hanze binorohereza abaturage gutunga imodoka zikoresha amashanyarazi kugira ngo babungabunge ibidukikije. Mbese kuri uyu munsi wa none hagezweho izihe modoka zikoresha amashanyarazi? Ese zigura ziti? Reka tujye no mu biciro. Tesla Model 3 mu Rwanda igiciro cy'iyi modoka gishobora kugera hagati ya 60,000,000 na 70,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa,
hari Volkswagen ID. Iki kinyabiziga gishobora kugura hagati ya miliyoni 55 ndetse na 65 z'amafaranga y'u Rwanda bitewe n'aho gicururizwa. Si ibyo gusa kandi hari Ford Mustang Mach. Igiciro cyayo mu Rwanda gishobora kuba kiri hagati ya miliyoni 75 na miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi hari Hyundai Ioniq. Iyi modoka ikunze kugurishwa hagati ya miliyoni 50 na 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari BMW 9. Igiciro cyayo gishobora kugera hagati ya miliyoni 90 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari Nissan Ariya. Iyi modoka ishobora kugurwa hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Dusoza kandi reka tuvuge n'aka kantu. Mu myaka ishize twabonye impinduka zidasanzwe mu nganda z'imodoka, kuva ku modoka zikoresha esanse kugeza ku modoka z'amashanyarazi. Ibi bigatanga icyizere cy'ejo hazaza. Izi modoka si iz'ejo hazaza gusa, ahubwo ni urugero rw'ibikorwa bifatika byo guhangana n'ingaruka mbi z'imihindagurikire y'ikirere. Nubwo hakiri ingorane mu buryo bw'ubwikorezi bw'amashanyarazi no mu kubaka ibikorwa remezo bishya, inganda zikomeje gukora udushya mu gutanga ibisubizo. Gufata icyemezo cyo gukoresha imodoka z'amashanyarazi si ukugura imodoka nshya gusa, ni ugufata umwanzuro wo kurengera isi yacu, tukagira uruhare mu kugabanya imyuka ihumanya no guteza imbere ubuzima bwiza ku baturage bose. Kuri Electropower Academy tukwifurije gutunga electric vehicle cyangwa se imodoka y'amashanyarazi. Reka dusoreza aha. Njye mwari kumwe na Didier Panda, mwakoze kubana natwe. Muchas gracias.